ikindi buri abahanzi abantu bajya bibeshya yuko nta nkundo bagira abantu bajya babimenya yuko buryo yaba umuhanzi uko ameze kose n'umuntu aba afite umubiri afite umuntu afite n'urwo rukundo aba rufite akenshi ugasanga afite nk'umuntu bakundana baramufite baragenda nabwo nageze muri marriage biravugaga so abantu benshi bamugenda bamuri hamwe nawe akaba afite umuntu akunda babanye cyangwa ari umudamu we babyaranye ejo akaba yanamucika kubera bwa celebrities aho agiye kuzenguruka igihugu akamara iminsi 30 atarasubira mu rugo amakuru akaza amushimira atari hari undi muntu bari hamwe ugasanga nabyo biramusenyeye yamusenyera kwihangana bikamunanira akaba yaba depressed ukurikije n'ibyo bibazo bahuye nabyo kandi atifuza noneho nuko byanajya hanze ugasanga nabyo byagiye hanze yego social media zavuze cyane turebye ku ba YouTubers ni kubera ko badafite itegeko ribagenga cyane riba ariko riraza kujyaho tu ubwo batanye kutwumva creative industry muri kwishyiraho siko dushyiraho itegeko rishyirwaho n'abaturage ariko twarabisabye turashaka ko utuganiriza depression ubundi ni kubera iki ifata umuhanzi bigenze gute cyangwa ifata umunyamakuru runaka ukunzwe ku rwego runaka ufite amafaranga ufite buri kimwe cyose kuki agira depression akanda akunzwe akurikirwa ese depression yaba umuntu ashobora kwigira akabimenya cyangwa ashobora kutayibonaho abandi bantu bakayigira so rero ikintu gishobora gutera ibyo bintu kandi mu bigaragara umuntu afite ibintu byose bikenewe afite iryo zina afite amafaranga afite igikuta urubuze uti ashobora kugira depression akabimenya abahanga bavuga ko abenshi buryo nitwe tubibona ntabwo ari bahita babibona ko wagize depression buryo ni umuntu amenye ko afite depression ashobora kuyirinda ashobora gushaka uburyo bwose yayirinda abenshi rero iyo bafashe usanga bakora ibindi badasanzwe banakora kugira ngo bumve ko bakwisha muri icyo kintu rero njya ntiyaramfata ariko yemwe ibintu byo bihubirana nagize ntiyaramfata ndi hamwe na Buravan cyagiye cya covid hano haruguru Kicukiro ahubwo naramubuze reka tubaye ikaze abadukurikiye bari impande y'isi hatandukanye bari i Kigali Majyepfo Amajyaruguru diaspora Amerika Aziya n'ahandi hose hatandukanye reka tubashimire tunabifuriza amahoro y'Imana uyu munsi turi kumwe n'umwe mu bagabo b'ikitegererezo muri creative industry imbere ya kamera kumubona hano rwose mu ikoti ryiza mu nkweto nziza mu ishati nziza ase ubu sirimo arabuvukanye ko nzi ko wow Deus navukiye mu Miteta navukiye mu ndabizi ko wavukiye mu nkanya ngeze i Kigali niyo mpamvu tuza ndi kubona ibintu babyita bate ibintu kinyarwanda ntabwo ari by'abazungu ibyacu ariko burya mu kwambara bazakubeshye wari wese yakwambara ahubwo wambaye bimeze gute bijyanye n'iki nyine nanjye n'icyo nashatse hari umuntu ushobora kubona iki kintu wambaye mu muhogo akibaza ibi bintu ni ibiki bundi urunigi hari umuhungu twaselebratinze ntuza ejo bundi kwigendera Buravan niwe ugeze kwicara turagana cyari cya covid yego arambwira atari kubundi kubera iki twambara karuvati ati izi karuvati nayo hakumbitekerezaho sankwe kwambara karanga kacu kuko iyi nyamba automatically utamenya aho ivura gute no umunyafrika so ni yacu rero nk'umunyarwanda niyo mpamvu nyikunda buri akenshi sigari niyambara mwanya wa karuvati maze kubona igihe kinini cyane ku kantu kari umuhogo nkaba nakitiranya ariko ubwo ari ikirango cy'abanyarwanda ubwo nanjye utanzacyambara kandi kizambera uzanakenyeraho nzakenyere ndi intore cyane buriya rero udashyiraho urugori ntabwo nzarwamara reka tugushimire rero turi kumwe n'intiti ushize batubisobanuye intiti icyo ari cyo si nyarwanda urakizi nyakubahwa rero bavuga intiti nkumva ntabwo bivugise neza ariko turi kumwe n'inararibonye nshamaze kureba byo turi kumwe n'inararibonye turi kumwe mu expert influencers Bwana Muyoboke Alex turagushimiye kandi tuguhaye ikaze hano mwakoze cyane iwacu meze neza se meze neza ndashimye nandi muzima weekend yagenze neza nabonye muri mu bantu bari gutegura igitaramo cyo kwibuka nyakwigendera Iva Buravan rero turimo kwibuka birasa ntabwo njye mpamvu bashaka twari mu gitaramo cyo gucelebrating ibigwi ibikorwa ndetse tunamurika na album ye yasize
yari yarifuje ko byazakorwa bigakorerwa muri arena yego abagiye biganiriza tujya hamwe na famiye ye tugura igitaramo ni Niva Buravan so rero twaselebratingaga ahubwo ira legacy bira bikorwa yasize kugira ngo tubisigasire ndetse n'ura muco wacu yari yaravuze ati reka mpindureho mfata uyu muziki wa kizungu tuvange n'uwacu wa gakondo dukora ikintu kimwe cy'inshobera amahanga aribyo wabonye rero mu bahanzi bahariya batwari hamwe bakoze kandi bigenda neza. Wow. Icyo rero nicyo bita umurage legacy. Iva Buravan akwibutsa iki? Iyo umutekereje urukundo. Buravan iki cyose nta kiganiro na kimwe yakoze ntavuga urukundo. Amahanga yose yagenze yavugaga urukundo. Mu ndirimbo ze zavugaga urukundo. Yego. Biraza kunyurira kubona umuntu aganira n'umuntu wamureze. Yese nivuga ngo wamureze mwabanye yego mu buryo bw'itorero muri Chorale Kingdom kuko umunsi mbona vuba nawe njye nibwo nakubonye imyaka myinshi so igihe cyose rero ya spreading grave mu rubyiruko mu bantu bakuru aho yageze ni mahanga ababwira iby'urukundo rw'abanyarwanda ababwira iby'igihugu cye so rero igihe cyose mbonye Buravan kandi byanakoze nyango mwarabibonye ejo bundi kuntu byagenze neza cyane hariya muri riya entertainment mwabonye birabyishimo abahanzi b'abanyarwanda bataze bagera kuri 16 nta muntu nta n'uwishyuwe n'itike nta n'uwahawe n'umwenda wo kwambara nta no birabyose babikoreye nibo babyikoreye mu rukundo mudamu witwa Marayika nyamuramuzi muri Creative Industry nawe yego Ivane waranamusabye yuko yazamukorera yamuzamutegura kira gitaramo muri buriya buryo uramukino nawe yabikoze abikuye ku mutima so mukanya arimo gushimira nkomeze shimira bari abahanzi urukundo berekanye nabasabye ko rwabo murarye nabo barutange nkakora bitanze tuzogera kuri TV Industry nziza. Wow. Kadushimire rwose abantu bari gutegura kira gitaramo kimwe mu bitaramo abantu bavuga ko cyari giteguye neza guhera kuri stage writing sound ibintu byose n'uburyo abantu binjiraga n'uburyo bicaraga yabaga ari ibintu bimeze neza. So rero katubashimire kandi tuvuge ngo Imana ibaho umugisha cyane rwose. Manager kimwe rero mu bintu izina abantu bakuzeho cyane kuki abantu bakunda kwita manager bakakwita public figure bakakwita influencer bakakwita ibindi bintu byinshi kuki bimutayeberetse ngo abantu ngo bifate kuki nta na kimwe afite byose ni byacu twese ikintu wenda sinigeze ngira nickname hano bose data nyita izina rya se nkita Muyoboke. Witwa Muyoboke cyangwa Muyoboke? Ni bimwe buryo usomye ushobora Muyoboke ushobora Muyoboke byose ni izina ryanjye kadusuza abantu bose bitwa Muyoboke rwose turabafite inshuti zacu hano baye imyaka myinshi rero ntabizi nta muntu nzi ko ari isokuru ryitwa gusa umunsi umwe guhura n'abamambare baryitwa benshi tuzi ko ryari izina ry'abantu baturutse muri misozi ya ruguru aho rero niho haje no kuntangaza kuko ni benshi namaje kubona hariho nabonye umupasiteri ariko bantangaje none dufite amazina yitiranwa y'umupolisi w'u Rwanda njye ntiyaramfata ariko yemwe ibintu byo bihubirana nagize ntiyaramfata ndi hamwe na Buravan cyagiye cyakubita hano haruguru Kicukiro ahubwo naramubuze n'ahantu yagene baramuhinduriye he ubwo daratubona rwose shana tubona muzabagurira mugabo nsanga yitwa Muyoboke Alex wasanga sera turutse muri muganije nsanga n'ubumambure ndavuga n'abandi narinzi so rero hari ukuntu amazina agenda gasabwo nuko data takirane kuzamubaza amaze umurara wanjye niba ariko kumeze kose reka tukwite umudinzi tubaze bamuyoboke rwose ukomeje kubona nka batatu ntago ari batatu gusa cyangwa abaze kubona n'amazina yabo urabona ubundi wajya wandikaho izina ryanjye ukwandika Muyoboke Alex hakaza giyewe nta wundi muntu uza none hasigaza bavuga butumwa hari no muri rihimbye nabonye yego hari Muyoboke umwe narinzi yari umwana w'umukobwa witwaga Jody Phoebe waririmbaga baritwaga Muyoboke Phoebe sinzi naje kubaza se ese n'umuntu ngira ngo hari umuroya nawaza kumbwira ko ari izina ry'iwabo twaganira byimbise ariko nuko data rero yanyishe ibya manager ni manager w'abahanzi of course yego hari ugeze kumbwira amuvuze nti
bimeze bampamagara ngo ndi manager bavuga ngo managing restaurant ariko so je ni manager w'abahanzi rero nabaye mujyana bazi igihe kirekire kandi n'ubu ngubu ibindi rero bizaho byose turabihuriraho na manager n'iki byose tubihora n'abandi benshi babikora kusi yenyine kuba influencer cyangwa public figure nibyo dukora nibyo tuba dukora n'izi mikoro kw'imikoro akenshi ziko bazitunga twebwe kandi bamufite ibintu bugomba kubasubiza byagenda kose ariho byo nibaza kwampamagara tuza kuganira okay, reka tugaruke muri topic y'uyu munsi nyirizina. Hano iwacu dufite topic muri iyi minsi yitwa depression, ariko nk'umuntu tuzi muri creative industry cyane cyane turajya muri depression iri uhura ijyanye n'abahanzi, ijyanye na creative industry muri rusange. So rero iyo tuvuze depression ishobora gufata depression iterwa, ushobora kwiterwa n'umuryango, ushobora kwiterwa na mariage, ariko nk'umuntu tuzi nk'inararibonye muri creative industry turashaka ko utuganiriza ya depression. Depression ubundi ni kubera iki ifata umuhanzi bigenze gute, cyangwa ifata umunyamakuru runaka ukunzwe ku rwego runaka, ufite amafaranga, ufite buri kimwe cyose, kuki agira depression? Akanda akunzwe akurikirwa. Ese depression yaba umuntu ashobora no kwigira akabimenya cyangwa ashobora kutayibona aho abandi bantu bakayigira? So rero ikintu gishobora gutera ibyo bintu, kandi mu bigaragara umuntu afite ibintu byose bikenewe, afite iryo zina, afite ayo mafaranga, afite icyo gikundiro, afite abantu bamukurikira, ariko bikanga ugasanga izo depression bishobora kuba biterwa n'iki? Urakoze wenda mbere ku kintu waravuze uti ashobora kugira depression akabimenya. Abahanga bavuga ko abenshi buryo nitwe tubibona ntabwo ari bahita babibona ko wagize depression. Buryo ni umuntu amenye ko afite depression ashobora kuyirinda, ashobora gushaka uburyo bwose yayirinda. Abenshi rero iyo bafashe usanga bakora ibindi badasanzwe banakora kugira ngo bumve ko bakwisha muri icyo kintu. Rero ngushubije ku bahanzi cyangwa celebrities, depression iva ku bintu bitandukanye, ariko reka tuze kwibanda ku iwacu hano. Nitwibanda iwacu hano biraza kuduha kubyumva cyane, kuko nujya kubona ukabona Whitney Houston yiyahuye cyangwa ibinyabwenge birenze, ntabwo turi bumenye exactly, ariko tuvuga abo wacu dukora nabo tuba turi hamwe n'abahangaha, cyane cyane ku artiste cyangwa ku creative industry abantu bakuru nabyo bituruka cyane cyane ngeraho mbibonera. Katuvuga umuhanzi yari afite hit idasanzwe, mukamubona mwese mumwishimiye, mukomera amashyi yaza mu bitaramo rwose twese, kandi nta mafaranga arimo hinjira. Iyo nta mafaranga arimo yinjiza, ubwo ndavuga natire y'igihugu uko kimeze, kubera ko n'ubuhanzi creative industry muri rusange ujya gusanga ugasanga habayeho kwiheba no kubura n'aya mafaranga ashobora kuba yamufasha gukora ibya bindi byinshi cyane. Wa muntu wacaga imbere y'abantu bose bamuririmba, bamuhagarika, bamusuhuza, aratinya no gusohoka mu nzu kubera ko ntabwo ari bwurire moto, ndetse n'amafaranga afite no mu nzu bamwirukanye ko n'amafaranga afite yo kwishyura. Aho ngaho haza bariheba cyane. Ibindi nanone bisigaye muri iyi minsi navuga birimo biteza n'ingorane cyane, ni izi social media zaje turimo gukoreraho, aho usanga umuntu ashobora kwibasira undi akamwandagaza ku buryo budasanzwe, bikaza no kwenda ingapo wa muntu atakibasha no kujya no mu bantu, aho ajya atinya ibyo bindi bamuvuzeho bibi ko bishobora kuba ari ibye. Rero iyo utagiye hanze, utagiye muri studio ugiye guperforminga, cyangwa abantu bose bari kubona mu bindi bintu, nabyo bishobora gutera depression, ku buryo ushobora no kugira kunirwa n'ikintu cyose wakora ukurikije uko ibyo bintu bavuze. Ibindi nanone ariho gusanga bamwe iyo bahuye nabyo bakina mu biyobyabwenge kugira ngo babahugiremo. So akenshi rero abantu ntabwo babibona, kubera ko baba bamubona nk'umusitari ugenda hariya hanze, nta kibazo babona afite, ariko muri we akigendana. Kuva nk'umuhanzi ugezweho ahantu hose waririmba, mukumva ejo ngo yabuze amafaranga yo kwishyura inzu, ni urugero mbahaye, byageze hanze, ibyo byose nabyo bishobora kumutera ihungabana, depression ishobora yaza. Ikindi buriya abahanzi abantu bajya bibeshya yuko nta nkundo bagira. Abantu bajya babimenya yuko buryo yaba umuhanzi uko ameze kose n'umuntu aba afite umubiri, afite ikintu muri urwo rukundo aba rufite. Akenshi ugasanga afite nk'umuntu bakundana, baramufite, baragenda. Nabwo nageze muri
marriage bavugaga so abantu benshi bamugenda bamuri hamwe nawe akaba afite umuntu akunda babanye cyangwa ari umudamu we babyaranye ejo akaba yanamucika kubera bwa celebrities aho agiye kuzenguruka igihugu akamara iminsi 30 atarasubira mu rugo amakuru akaza amushimira ariko hari undi muntu bari hamwe ugasanga nabyo biramusenyeye yamusenyera kwihangana bikamunanira akaba yaba depressed akurikije n'ibyo bibazo bahuye nabyo kandi atifuza noneho nuko byanajya hanze ugasanga nabyo byagiye hanze yego izi social media zavuze cyane turebye ku ba YouTubers ni kubera ko badafite itegeko ribagenga cyane riba ariko riraza kujyaho tu ubwo batanye kutwumvira creative industry muri kwishyiraho siko dushyiraho tegeko rishyirwaho n'abaturage ariko twarabisabye kenshi ko bagira rules and regulations bagenderaho kugira ngo tureke kubiza none se ubundi manage wenda mu buryo busanzwe YouTuber tuyifata nk'ikinyamakuru mu buryo bwemewe n'amategeko tuyifata nk'ikinyamakuru ntabwo nzi icyo babivugaho mu itangazamakuru ariko kibaye kiri registered muri RMC kuko ariho mbana igenga itangazamakuru twagifata nk'ikinyamakuru ariko kugeza kuri isaha ntabona ariko birahari nk'igihe yego cyangwa za Nyarwanda ko bafite na YouTube kiba cyandika kikafite YouTube kikaba gifite website ya nabo bashobora kuba ariko bashobora kuyandikisha nk'ikinyamakuru byakorerwa benshi ubona ko babikora nta professionalism idimo kubera ko arabyuka mu gitondo agafungura agashyira hanze agatangira kuvuga ngira ngo niyo mpamvu hari ubona bitizwe biteza n'ikibazo cyane kimwe mu bintu bimaze kugaragara cyane wenda muri creative industry yo mu Rwanda ni creative industry imaze kugaragara ko hashobora kuba ko harimo abantu bashobora kuba bagira depression bayitewe n'abandi umwe akayihererana ntayigaragaze cyangwa se undi akaba yayigira bikagaragara ese koko ibyo bintu bimaze kugaragara ku muntu hari nk'ikintu tuvuge wenda nk'ishyirahamwe ry'abahanzi cyangwa se nk'abantu bakunda guhura birashoboka ko ushobora kubona depression ku muntu ukagenda ukamwegera ukamubwira ati turabona uri muri situation wakwitwara gutya ibyo bintu bibaho mu ihuriro ry'abahanzi basinzi numva ngo rirahari ariko tuyisenge ntarambabarire bana nta kintu mukora naba mwicaye gusa tumva ko muhari ariko mu by'ukuri ntabwo mbona activation mbona iryo huriro icyo rikora kera nigeze kubakenera abahanzi badusaba recommendation kandi bari mu huriro arayimubwo n'ibyo ngibyo ibindi simbizi kuko izahandi mbona zikomeye cyane zanakabaye n'ibibazo turimo duhura nabyo twavugaga by'aba YouTubers n'ibiki byose baba involved kugira ngo nabo barusheho protecting abahanzi babo yego so rero ntabwo ntibahari ariko hari ibigo hano mu gihugu dufite bashobora kubahuye n'ikibazo cyabyo bashobora kuba bagufasha ibyo birahari ndabizi ariko nkanjye ku giti cyanjye iyo mbonye hari umuhanzi wagize ikibazo nzi ko hari umuhanzi usanzwe ukora neza ibintu bimeze neza iyo namubuze mpita mushaka nkamuhamagara nkamubaza numva ari inshingano zanjye nk'umuntu ukunda umuziki kumubaza wabaye iki byageze gute good enough abahanzi b'abanyarwanda n'abashimira mbona banyumva akaba yambwira cya kibazo cye nkishobora kuba namwera kuri yo ndabimwereka cyakemuka gutya benda gutya ariko abandi benshi ntitunabimenya tubimenya byaharangiye kubera ko bagerageza kujya muri abene wabo bakamufasha umuryango we kugira ngo cya kibazo gikemuke mu bigaragara kandi iyo umuntu amaze kubona ko umuntu runaka afite depression kubera iki akenshi haba harimo bamwe bavuga ati uyu muntu ari kwiriza uyu muntu afite ikindi kintu ashaka ibintu nagatwiko none se ibintu byinshi iyo bikozwe muri creative industry umuntu abategereza ko hari ikindi kiri inyuma ese bishobora kuba ari agatwiko bishobora kuba wenda hari ikintu ashaka gusohora bishobora kuba hari ikintu ashaka kugaragaza ibyo bintu byose rero buri muntu wese no akabifata muri angle ashaka iyo umuntu abifashe muri angle ashaka noneho wa wundi nyiri ikibazo wowe wiziye ikibazo uvuga ati njye mfite depression itewe n'iki kintu bikaza kugaragaza ko wenda yari afite ikintu kiri kubimutera ubwo ntashobora kuvamo igice kimwe gishobora kuba
navuga wenda ngo babaye abanzi biwe cyangwa se barabakunzi babaye abanzi be kuko bavuze ibintu buryo atabishaka. oya batari muri showbiz. Ikintu wenda anakubwira hano warubuze ijambo kwa Gatwiko shanda ryanga iryo jambo. Twika ngo muri gutwika. Iyo twitse ikintu kirakotsa. Kandi gushya iyo wahiye ntago unezerewe. Rero yavuga ngo baratwinumvisa n'umuvugizi w'urwego abivuga. Ariko natwe gukoresha iryo jambo kandi ryo ubwaryo ni ribi. Gutwika ikintu kubera yuko ari kibi nyine. So rero sometimes harabana abarira batarezwa n'ibyo babavuzeho amugani baba ari ugutwika. Ariko abiyotsa abitwika nabo ubwabo. Ariko kenshi usanga hari abababara bakabariramo ndani kubera ko bavuze bitani nabyo. Kandi burya kuvuga jewe muyoboka Alex kuvuga jewe manager w'abahanzi ntiwinjire mu umuryango wanjye mu buzima bwanjye. Uvuga ubwa manager ariko ubwa muyoboka Alex inyuma hariya famille yanjye abana banjye ntago babikwiye. Kenshi nabyo usanga nabyo bitubabaza ndetse no kubeshya ukabeshya ibyo ntakoze ugamije kwangiza izina ryanjye kugira ngo sinkire nkora. Abatabasha kubyihanganira rero izi depression bazijyamo hakaza kubona no guhangana bikaza kubona n'inzangano mwagiye mubibona. Ibyo rero ni ibintu biza ariko bikajya n'igihe bizarangirira ntabwo byagumaho kuko kenshi ukomeza no ubeshyira wa muntu harabigira abantu nyarwanda cyangwa bakurikira iyo umuyoboro wawe abantu bakabimenya aho ariko umuntu arabeshya kabisa. Ibintu natubwiye bari kubeshya. Wow. Okay, ikindi kintu ushobora kubaza manager, reka ngaruke mu buzima bwawe bwa Gikristo. Ndabizi neza ko uri umukristo. Ngewe kubera ko usanga tuziranye. Ese birashoboka ko umuntu ashobora kuba umuhanzi aririmba sekira ariko ari umukristo yizera Imana kandi ubuzima bwe bugaragaza ubumana? Birashoboka? Ndabazi benshi cyane. Rega uri abahanzi gasacura ufata nka business. Urumva so ugasanga barahari biriya nabyo barahari. Ndaguha urugero nka Mugisha Ben. The Ben. Hari isaha girira saha nigeze kwibaza mama we isaha y'isa 9 z'ijoro. Akirasa nabo nanjye yagimenya. Yaba ari muri studio yaba ari icyabakora cyose aryaga kare minota 15 agomba gufata agasenga. Mu buzima bwe bwa buri munsi abarimo gusoma Bibiliya. Ibintu bye byinshi kenshi na mbere yuko ajya kuri stage cyangwa na nyuma yaho abari kwiragiza Imana. Hari The Ben tubona hari ariko hari undi Mugisha Benjamin wundi w'umukristo cyane. Urugero nk'aye rwo ari umuntu tugendana cyane na Tom Close. Biragoye kubona Tom Close usara adafite abana bagiye gusenga. Twigeze no kumutumira kuri church Tom Close. So rero barahari bashobora gukora sacura bakaririmba sacura mu buryo bwa business. Ubwo ariko bataravuga sekira bashobora kuba nakazi bifata nk'akazi nyine nakumbifata. Nyakwigendera Let Bravani yajya gukunda kubisobanura. Ndibaza ajya kuva muri Kingdom hari ibyo mwaganiriye byinshi cyane byari binagoye byabaye intambara itoroshye. Ndabizi cyane kubera ko batabyumva ntibabyumva ariko yigize kubisobanura ukuntu yababwiye ko agiye mu kazi ariko ntahagiye. Nubundi yabyitaga akazi kuko ari mu petit frère wanjye umwe bigeze kuvugana turi kumwe aramubwira ngo Iva ukuntu wari umukristo mwiza ibi nibi aramubwira ati harya sishatse kumuvuga izina ati wize iki ati nize ubuhinzi n'ubworozi. Ati rero ati bifate nkuko ndi muri domaine yanjye nawe uri muri domaine yawe. So urumva rero ibyo gusa mu myemerere yacu twebwe cyane abanyafurika tubifata ukundi kuntu ko umuntu yaguye ntabwo aririmba bwiza bw'umukobwa kandi wakaba uririmba bwiza bw'Imana. Ariko twajya muri za zaburi tukareba ibirimo indirimbo za Salomo n'imigani. Mariya Salomo zandirimbo yarimbiraga abagore be ntabwo yazimaze kandi yarabaririmbe benshi. Njya mbona muri abantu bakoze ubukwe ku ma invitation niho bakunda gukotinga abapi ngeze zashyiraho imiryango y'ibyo batubije. N'ikintu nari ngiye kugarukaho cya nyakwigendera Iva Bravani nkuko bavuze ngo ari mu bahanzi
mu Rwanda bari proud ko ari abakristo kandi bavuga Imana bemera Imana. Urabizi ko mu minsi ishize twari turi kumwe kuri hano hakurya runaka kuri mu hotel uramamaje. Ya twari turi kumwe igikorwa mwafunguye ku mugaragaro niwe wasize ugitanzemo igitekerezo. Ubundi buriya ntubona iyi event yabaye ejo bundi muri arena, nuvuga ngo yari yaravuze ngo iwe ikintu ashaka arashaka guhuza abahanzi bose ba Sekiro rimwe mu mwaka bajye bakora event bari mixed na gospel. Noneho icyo gitekerezo yarevuze ko twari dufite gahunda yo kuzajya kukibwira Rutayisire tukamubwira content yari yarabimbwe umva yari yarabikuye byose yarabiguhaye umurongo. Noneho afite content yarayinsobanuriye neza tunapanga muri ya minsi ahita ararwara bigira gute, ariko iwe yari afite gahunda yo kwegeranya Sekiro na gospel. Noneho yegeranye n'abandi ba pastor babishoboye abasobanura bwa ati turashaka ukuntu abantu mugomba kubigisha music y'aba gospel y'aba Sekiro babanze bayikore nka business, ariko ubuzima bwabo bari ubuzima buhimbaza Imana abari abakristo. Umuntu ashobora kuririmba ino ndirimbo ariko akaba ari umukristo. By the way iyo ntambwe yaranayiteye asa nkaho ayigeze imbere. Ariko icyo nashatse kuvuga nabonye ejo bundi hari abantu twari turi kumwe b'ibyamamare n'abandi bantu bose hamwe na Apostle Dani Ruhinda, reka tumushimire icyo gikorwa mwaragifunguye ku mugaragaro. Kibira bintu kuki mwabikoze bitabikurikirana n'igitaramo cyo kwibuka Yiva. Uzi ikintu gisekeje buri Imana igira ibintu byayo. Yenda umuntu yongeze kuri option Z mbwira Imana nubikore. Ibintu urabona yari yarambwiye nageze mu gihe urabona ibihe tumaze iminsi muri showbiz iyi creative industry tumaze iminsi n'ubu ntabwo twe twanabivamo tumerewe nabi kandi kumera nabi mvuga urukundo rwarabuze. Nta rukundo rukiri muri showbiz nyangura nabibona. Niyo mpamvu naba excited ku gitaramo cya Buravan. Yego hari ibintu nkareba yagoragiye bigeze birancanga ndeba mu myaka igera kuri 20 maze muri industry ntabyo nigeze mbonaho. Ndavuga ko niki gishobora kuba cyaduhuza kikatuma twicarana n'abantu twese tukaganira. Yego twagenda twajya gura na minister yaduhamagaye muzinye kazamuka tudiga ariko twajya nk'ahantu turi imbere y'umwigisha uvuga ijambo ry'Imana mwese mukabamo simora umuntu twanasuhuzanye. Ndavuga se noneho nza umuntu namukura hehe babasha kuduhuza kandi bakamwumva. Mu gihe mbitekereza muganiriza n'umuntu twa Fiacre Fiacre business partner dukorana. Noneho ndamuganiriza duhura n'umupasiteri umwe wo muri Zion w'umujene. Yego twarimo gutegura Rwanda Shima Imana. Yego ndabyibuka. Noneho turaganira twari hamwe na Honorable Ambassador Murigande. Yego muze Murigande aratuganiriza avuga ijambo ry'Imana ndamaze kumaza imyaka ingahe umukristo. Ambwira yuko amaze imyaka igera kuri 40 ari umukristo. Tavuga ni basobanze 40 twebwe nk'abandeba byahanga tekereza noneho byo twaganiraga tuvuga Rwanda Shima Imana ko yategurwa n'iki tumo dutegura ahita umupasiteri witwa Flore ni Flore Pastor Flore umujene noneho nibwo bwomera arimo bo tabakumana n'umujene akunda kuba MC cyane mu event ya gospel. Ntabwo nigera arimo bo nibwo first time arimo namo arakomeza tuganira ko twaganiraga ibya Rwanda Shima Imana ariko mvuye muganira mutegura muze kujya mukajya n'ahandi numva aravuga ibintu byiza araganisha ku rukundo rw'Imana bimuganirizaho igitekerezo cyanjye ariko ubwo birarangira. No hashize iminsi mikeya Dani Ruhinda buriya numwe mu ba apostles muri iki gihugu cyangwa no kwisi nge nemera. Nanjye ndamwemera. Impamvu ngo nimwemera shoko ngo ndamwemera abantu barakuye tumwemerera iki ni mutonda muruta ndaza ukuntu yakuze akurira mu Mana yiyegura noneho no kumenya Bibiliya cyane cyo kinasoma buri kanya ariga arangiza kwiga n'umunsi ngera ngo bamwambika kwa Apostle na yarantumiye umva ko n'umuntu wakuzana rwanjye n'umuvane mu inshuti yanjye muri muna David Wayingana so nkabibona ndetse n'ura muri muna Joseph so rimwe arampamagara ngo uze tuganire twashirukanaga nsanga hari mu bukwe bwe
ngiye kuganira nawe arantumira na Joseph murumuna we tuganiriye ndavuga nyine aho igitekerezo cy'umuntu nubwo aba yatashye yasinziriye ndavuga Ret Buravan gishobora kuvukira n'ahandi hantu Apostle tugiye tuganiriye bo antumira yampamagaye jyenyine mbwira Fiacre ramuze no mu gospel wa muri gospel no ndamuzi cyane n'utegura ibitaramo by'abagospel tugeze duhuye nawe mbwira Fiacre ko dufite gahunda turimo gutegura turimo dutegura tugura ibitaramo yego ngo njyane njya kuvugana na Dane hanyuma turangiza nyine dukomeze gahunda zacu ariko ubwo end of new year sate fast Fiacre akaba yarambwiye ati tugende mwakurangiriza kwa Dane ni church yitwa Church of Life jayo so urumva rero ngiye kubwira ngo tujyana arampamagaye yabyumvise tugezeyo ibintu yatuganirije ibyo yambwiraga tereke n'ibyo byuzuye umutima wanjye nicyo gitekerezo Buravan nawe yari yarambwiye bihura noneho nuko turi muri bya bihe bidasanzwe so naho harano twahuriye rero nako nko byagenze kandi ngira ngo niba barabibonye ukuntu byari bimeze abantu bari bahari 90% ni abastari basacura ako n'aba gospel kuki mutatubwira witangira ariko remeze ubundi ababwiye utanga invitation muzaza ni ku itariki 5 nanabibwire we ariko wa kabiri yego so ni guhera saa 2 saa 1 kugera saa 3 yego ni amasaha biratwigisha kandi ibintu biryoshye ngo arabibonye babonye abantu bari ukuntu bari buri hari ukuntu abastari bateye iyo baganirije ibintu bitarimo kwinjira neza umwe ajya kuri telefoni uragasohoka usanga hari movement idasanzwe yego ariko mu isaha twamaranye n'uriya mugabo wabonye ko nandugeze ajya kuri telefone ahubwo nabonye nyuma yaho bari gutanga microphone ati mutaye comment abashima ibintu byose byari sawa cyane ahubwo banga no gutaza ko bamusigaranye baje kwataha nibwo bwa mbere bona ibyo nabonye muri riya event muri amasengesho gatuyita ko ngoko aho avuga ati turashoje bato yawe dukomeze hari abantu babivuga bitamuga wa mugani icyo twatekereje urukundo rw'Imana ni rwonyine rushobora no kukavaringa ibibazo byose dufite muri creative industry so naho rero igitekerezo cyavuye burya abantu abenshi ubonye ko twa dufitemo n'abayisilamu benshi cyane harimo n'uwahindukira aravuga ati ngenda shaka kuzasezeranya nyirago byose rero nta kintu kiba kibitera ni bwa bwenge Imana yahaye Apostle ariko natwe nanjye nkatekereza impamvu ndiki gishobora kuba cyaduhuza so rero ntabwo nabikoze abantu benshi narababwira akamura ngo ujye guhindura se kariyeri bose bahumure ese bamugani ugiye guhindura kariyeri nanjye reka bikoza oya nta kariyeri mpinduye ahubwo ndifuza icyaduha amahoro muri industry kandi nabonye ari watangije isengesho rya mbere tukamenya Imana dushaka tukamenya Imana ishaka Imana n'urukundo amen nitugira urukundo muri twebwe ibibazo dufite muri industry ntabwo bizongera kuba nta nubwo byaba kuko noneho umuntu atangira avuga ngo aratwika mugani wawe bikendega po mwabaye abenemizi mwanganye wumvishe ko Apostle nta kindi kintu ajya abwiriza uretse urukundo yavuze urukundo rwo narinze isanga ntarwo narinze ariko ntavuga urukundo rw'abantu bavuga urukundo rw'Imana nirwo rw'urukundo ibi byose ruraza rugashira urukundo rw'Imana rurashira ariko rurashira umugore murashaka yajyaga batobosaragiye reka tumushimire cyane Apostle rwose rero kira gitekerezo ahantu cyavuye nkuko rumaze kubidusobanura kuri Iva kiraza gifata intera cyane uragitekereza muragihuza mukamutangiye kugisha mu bikorwa ese ni umugambi wo kugira ngo cyane mwinjire muri creative industry cyane muri secular cyangwa se n'abandi bantu bose bashobora kuba n'abandi bose bakunda creative industry impamvu ko creative industry n'abantu bakurikiranwa n'abantu benshi akantu gatoya bahoze kuri muyoboke gasakara ahantu hose hari umuntu uvuga ikinyarwanda yego kandi urebye abantu bavuga ikinyarwanda kuri isi y'Imana ni benshi cyane kabari keza kabageraho kabari kabi ariko ntabwo dushaka kabi ngo kabagereho rero iyo kabageza ari kabi abandi bakavuze bifuza irasa kandi ibyo nibyo ntashaka jewe nifuza ko niyo bakavuga ugenda intambwe kuvuga uti musore ntabwo nari mbigendereye so ibyo rero nibyo twagiye dutekereza kandi twumva yuko byanabatura na industry yacu mu byo dukora tukabikorana urukundo urukundo nka rero nabonye abajene bari abahanzi beretse muri twaje fest Mana ishimwe kabisa none se ikindi nshobora kubaza hari ubwo umuntu ushobora
uteganya kuzajya mwimvita n'abandi wenda ba pastors bafite amazina bakaza bakagira ikintu bavuga cyangwa wenda ugiye kunyinjiza muri ntuza cyane kandi buri aposo bisa nkaho ari ibye ntabwo n'umuvugizi nagiye yarampamagaye antuma ku ba celebrities n'ubu yongeye abantumyeho ndabatumiye muzaza ahubwo namwe abondi bugeze invitation muzaze so rero ntabwo n'umuvugizi wa aposo bataza kugira ngo rwose kandi njya ngo ndijambo narabivuze nifuza ko twahura nkaba nicaranye na runaka za timu bahora bita amatimu kakicara kuri table imwe tuzahabana igisubizo manager rwose reka nkomeze ngushimire cyane kandi dukomeza gushimira contribution yawe ugaragaza muri creative industry kandi rwose umuntu wese n'uwabyirengagiza n'uwavuga ko atari byo ariko turabizi ko wagizemo uruhare runini cyane hari ushobora kubyirengagiza ariko mu by'ukuri iyo utaza kuba uhari ndetse n'abandi bagabo runaka bashobora kuba batari hano bake cyane mu gihugu nta nubwo ibyo tubona uyu munsi tuvuga wenda n'aya matiku cyane n'ibiki byose byari kuba byarabaye so rero muri uru rugendo umazemo imyaka myinshi kubera iki umuntu atangira ari umuntu ufite izina rinini cyane ufite imbaraga nyinshi cyane maze no kuyibona wenda mu ejo bundi ndi gusoma uyu muhanzi w'umunyamerika witwa PDD Puff Daddy ni refera no kundi muhanzi witwaga R Kelly kubera iki cyane abahanzi basekira batangira ari bafite imbaraga nyinshi cyane none bikaza kurangira babaye down badafite ntabwo ari bose nyine abenshi mvuze probability ntabwo ari abenshi bakeya muri ariko wenda netubara ku bibazo by'abari abagabo bombi n'abandi wenda bakeya tutazi ibyagiye bibaho ntabwo ari bose murambona Amerika igira nka system yo guhishira ibyaha ikarekanyira ngo hari kugira ngo ubanze ubikoremo amafaranga ugera buyasigira kubera yuko PDD ntabwo ushobora kumbwira abantu amaze kugira ibyaha bigera kuri 300 na umugabo afite imyaka ikabakaba 60 kandi avuga ko yatangiye kubikora afite imyaka 24 ibyaha bikaba bitaragaragara ariko cyane ntabwo gisaza n'itegeko ry'u Rwanda niko rivuga so rero kurangira kuriya ni nk'uko undi muntu wese ashobora kuba yarangira kuko nitureba bafite imyaka ya PDD ba Snoop Dogg barahari nta kibazo bafite ba Jay-Z nta kibazo bafite so rero ni benshi bahari kandi batahuye n'ibyo bibazo ugasanga arabagiye bahura nabyo ahubwo nayo nyira akabazo ugasanga Michael Jackson ku mafaranga yaratunze ukajya kumva ngo ari mu myenda ya miliyari magana so byo rero ni system yawe ya Amerika sinjya mbasha kwinjiramo cyane mbere yuko ninjira muri Amerika ndabaza nkareba iwacu giyeho byifashe bite buri gihe cyose mbere yuko ntekereza igihugu cyari cyo cyose ubanza kureba iwacu hari umuntu ugeze kumbwira ndi Burayi mazeyo amezi 3 atanyandikira message ambwira se wamaze kwideklara se wabonye umoroya se nta kimbwira wari ufite wigeze kwideklara anyira mbaza n'umuntu wari mbajije numva namubwiye yuko ati numara kubirangiza uzambwire nanjye nabonye akaviza naza nkakugeninga tugakomeza ubuzima aho ngaho ndavuga sinega ko afite amafaranga mbizi mutijambo nabaje namaze ukunda u Rwanda ati cyane ati cyane atari igihugu cya Rwanda se kandi mwe gushaka gucomoka nawe ukaza so rero mbere na mbere ko ntekereza Amerika maze nkatekereza igihugu cyanjye ingufu icyo numva nagishobora kuba cyahinduka nahindura muri societe nyarwanda kandi ikagira benshi akamaro aho turajyana naho bari abanyamerika bo n'ibyo bakora n'ukuntu bagwa barakomeye cyane hari abakomeye cyane kubarusha bataguye bahari kandi bamaze imyaka myinshi cyane bari muri industry yabo barahari ba Chris Jones n'abaproducer babafashije bakinjira muri music kugeza no kuzana aha ngaha baracyahari kandi barakora so birane nkuko mbifata nkuko ndi mukire wese yakora urabona muri mukire ntago burana nyine nko wibye wibye miliyari n'uwibye bose bajya imbere y'amategeko akabagonga ariko ntago n'imiburane yabo ntago ibisa kuko ihene ntawe bajya bavuga hano kuri abakire bafite uburyo baburana baburana nk'abakire itangazamakuru ryose rihari ngo umukire birangiye mu kandagiye ngo uhita umubwira ngo ikirenge cyawe gikoze iyo ukandagiye ngo ibyo byari bya kera
niba kanjogera babikora ikirenge cyawe cyari gikoze ku cyanjye nyakubahwa. None okay, impamvu nari mbikubajeho nuko buriya wenda iyo abantu bari bagenda birefera ku bandi bantu bateye imbere yabo kubarusha cyane kugira ngo ibintu bahura nabyo bishobora kuba byatuma basubira hasi cyangwa se bagwa iba babyirinde cyane. So urabona rero bari abantu benshi bakunda kwireberaho bazamutse bate bakoze gute. Sometimes n'abahanzi nyarwanda bamwe hari umuntu bawirefera kuri runaka akavuga ndifuza kugendera umurongo wa runaka. Mu by'ukuri niyo mpamvu cyane nari mbikubajeho, ariko cyane wa mugani nkuko bivuze umuntu agomba kubanza kureba iby'iwabo. Tugarutse nahani iwacu hari nka bamwe tuba tuzi nubwo tudashobora kuba mentioninga nko mu myaka nk'ingahe baba barashininze bakagira izina cyangwa 10 n'ingahe ndetse uwo mwarahuye ukabaha akazi inshuro nyinshi cyane. Ariko ubu ngubu reka ndaye kuvuga wenda ngo mwahura ukabona ari gutega moto kuko nta gitangaza n'undi muntu wese yayitega, ariko mu by'ukuri ukabona amafaranga ibyo twita wenda fame yigeze kugira n'amafaranga tuvuga ashobora kuba yarakoreye, ariko ukabona ntabaye mu buzima arimo ntibumatchinga na past yiwe. Ibyo bintu biterwa n'iki nama ushobora gutanga ku reka ntange celebrities musicale cyane nibo ndibuvukeho. Ntabwo twagira amafaranga y'abanyamahanga turimo tuvuga memo n'abaturanyi bacu bamwe, ariko bari mu gihugu turi imbere yacyo kitaturusha ariko igihugu kigira amahane gusa urumva nabihugu duturanye wenda tuvuge nka Tanzania cyangwa Uganda, Kenya, umusani waho wageze kuri top ari investing akaba afite izindi business yagize ku ruhande kubera ko abonye amafaranga. Ariko hano iwacu turacyarwana nanjye ubwanjye mpura n'umuntu ukora muri banke hembwe 300 cyangwa 400 hari umukashiya kansuza nyishimiye tukora iki manager w'umuhanzi ati ikintu ukora ni iki se kandi ubwo muri imbere kubereza miliyoni 10 cyangwa zingahe z'umuhanzi ya performing muri runaka mu event runaka natize umuhanzi ukora amafaranga angana gutyo mw'ijoro rimwe 26 ndibaza mu cyumweru yicara hariya kuvana mu yindi ya weekend sangana cyangwa afite 26 ubwo ni 5 nukibaza kuki ambajije gutyo ko ntabwo bari bamenya impamvu rero niyo nuko nta n'amafaranga yari yazamo. Ariko ubu none ahangandi baza kubigenda bitungana niyo mpamvu cyo kwagira inama mpanze umunyarwanda nubona wakoreye miliyoni saving ni saving 200 cyangwa 500 cyangwa miliyoni according uko needs ukeneye, hanyuma ugerera kandi kantu wakora ku ruhande. Business yanjye njya nkora abantu bakanseka kugenda yishimira ya headphone sound disc rugeze kumbwira ngo ariko kugura genda ugafera abantu ngo bakajya bagenda ngo nta muziki ntabwo nta cyo nese ko ntabwo ndibujye muri politique neze kankora ibyo. Rero ibyo mbwira n'abahanzi bacu bagerageza kujya bafata make babonye bakoreye baya saving imbere hazaza hazabe heza batarangira gutyo. So rero iyo nama nabagira kuko ubu none ahangaho urashininga urahari ariko you don't know tomorrow kuko hari n'abandi bari kuzamuka. Nibyo nkubwira nyine iki twica ndetse none kindi nabwira n'abanyatangazamakuru n'abandi batanga akazi bagena n'ababagezweho kandi bari nabo baba bahari. Yego ndaguha urugero bugeze gukora iwacu na muzika irimo generation zombi ariko generation ya Tom Close abahanzi barimo n'ubu harimo King James na Riderman na P-Fla ngahari nibo bakurikiranye mu kugira public nyinshi cyane paraporo y'abari bahari, bivuze ko ntabwo habwa chance bakomeze bakore. Yego ibyo nanabibwe nabo no muri n'iyi ntozi herutse iwacu na muzika herutse. Yego fata abahanzi babandi barimo ariko umucuruzi afite ukaba yadirinze nabo business. Yego sirana mwinjira muri business ze ko yiyemeye amafaranga muhaye akajya gukora wenda ko utayemeye ntabona mu breminga ko business yakora. Ibyo rero nibyo nabwira abahanzi bacu ku buryo bakwiye kujya bamenya savings barabonye muri covid yaradutikaguye cyane, covid yaduteye amashoti atandukanye n'abandi bantu bose bakora. Yari isomo rikomeye cyane. Okay, bivuze ko abahanzi bacu ntago
uwo muco bashobora kuba atarawugira ko ntago turamenya ko umuhanzi runaka afite igikorwa runaka kinini cyane ko tuba tubyumva wenda nko mu bandi bahanzi muri East Africa wa mugani mu bihugu nka bingahe usanga nk'umuhanzi afite nka televiziyo yiwe, afite nka radio, afite nka real estate yiwe, ugasanga afite ibikorwa byinshi cyane. Ubwo na hano barimo ariko ikibazo Abanyarwanda ibintu byanyu byose mubihisha. Ubu nta nubwo abantu ntago bazi ko nka $5,000,000 z'idolari ufite Abanyarwanda so uri ikikuvuga nkaho utariho. Nanjye ndiwe byanyu nawe uri umunyarwanda rwose. Tuvuga ngo tuba tubihisha nawe bivugemo. Urumva rero hari ikintu Abanyarwanda tugira ntibabyita kwimanganya ko secret. Yes. Urabona mu Rwanda iyo umuntu avuze ngo mfite amafaranga nkavuze gutyo bashobora kugakata ugasanga niko karimo gukwirakwira ndimo no kujya abandi bafite amafaranga ayo mfite ndashima Imana live kandi n'abantu banjye babayeho. Amen. So rero kuri mu Rwanda kuvuga ngo mfite iki ngiki babyita kwirata. Niyo mpamvu ubona abantu bamwe baza hano muri industry hari ukuntu aba influencer bacu baba social media n'abandi baza bagafata umuntu utafite amafaranga afite ati yayashyira hasi mukayaryama bakabivuga ejo mu gitondo atagihari cyangwa n'industry atakirimo iyo muvuga urabizi ukuntu biba bingana. So sometimes rero abantu no kubatinya none aba bacuruzi bandi bayafite sinabona umucuruzi abaganda bari bakunda kubikoresha akubatinze na cent ufite amafaranga ariko aba bahacu babandi tubona bafite inyubako zo zarabitiriye nabyo barabihunga niyo nabiganirije baguze Barbas mu myaka yashize atari bibane nyamona bisigaye biriho. None ndagenda ndamwegera ndamubaza nkunda kubaza ngiye kumenya ndamaze ariko boss imodoka yeguza ngahe aranyitegereza ati yashatse kucyumbajije gutyo kera nyine na gatoya ngana uriya mu cameraman aramubwira ati kucyuma urashaka kuyigura se ndabona uyiguze ungana na data awish ko nanjye nazanye imyaka yawe nyifite nanjye impamvu kubajije ntiwayiguza ngahe umugabo aranyitegereza ati rero ati burasi byiza gufata ibyawe kuko ntabwo ndimo kwicuruza sinimo kuyigurisha ngo nkubwire amafaranga nayiguze unyungure atari kumve ko iheze amisha amafaranga yayiguze icyo gihe nanaguguza sinakamenyesha kuko wakoresha kuko ngo urebe amafaranga ihagaze ariko ibintu yambwiye sanga kuko nibyo nabikubwira ndimo kubigurisha ndimo kubicuruza ntabicuruza kuko najya kukubwira ngo mfite ibi n'ibi iyo bivuze habamo uriyemera abiza Abanyarwanda yavuze ko afite amafaranga yiyemeye ko yafite twabize tuzagera n'ibibazo duhura nabyo. Rimwe nigeze kuza umuntu aravuga ngo manage bihe byose bivuze ubuke ku mutima se cyangwa uri ushaka gutera agatwenge hari ukuntu Bruce Melody ajya avuga ngo manage bihe byose agakubita agatwenge akorana na comedian ndabizi mu comedian cyane ku mutima. So rero nabaje umuntu wari bigize gutya nawe kubivuze utera agatwenge. So rero kuvuga ngo amafaranga ngo yavuze Abanyarwanda abahanze dusubira kuri point bafite hari abonze bafite udukorwa twabo kandi tubinjiriza amafaranga ubona nari babayeho neza rwose bafite. So rero nabandi barebereho bajye banabegera bababaze bati nakora iki nakwinjirira hehe nubona amafaranga heba kugura urukweto rw'amadolari 500 kubera ko abonye yuko platinum zarwambaye ugura usa n'urwanjye cyangwa umeze nk'urwanjye ujye kuri stage ariko saving y'amafaranga tugasavinge ayo kwinjoyinga gusa. Yego niho uramo batandukanye n'abahanzi turi hamwe duturanye b'Abaganda cyangwa Abatanzania cyangwa Abanyakenya. Ni byiza kabisa. Manager tugana ku musozo inama watanga mu buryo bwo gukoresha imbuga nkoranyambaga urabona social media iri mu bintu bishobora kuba byangiriza societe cyane kandi bikanayikiza. Nk'umwe mu ba influencer turi kumwe hano ufite na experience aho hantu cyane ushobora kuba warahuye n'abantu benshi bagiye bahura n'ibyo bibazo ni ihe nama watanga mu rwego rw'uburyo waba uri umuhanzi uri umunyamakuru uri umuntu runaka ufite fame ni ihe nama wamuhereza kugira ngo abashe kumanaginga
icyo gikundiro afite n'ayo mafaranga afite n'ibyo bintu byose afite ku buryo bidashobora kumutera depression. Thank you Michel, nagira ngo maze nkubwire ikintu kimwe, byose biva mu rukundo, shinge ku bya jambo rukundo. Burya Imana muri iyi minsi gusengera iwacu, ese ubundi usanzwe uteranira bazari wahagiza guteranira iwacu, bakonze ko umushumba wacu mukunda cyane, utangiye kuzana rega nta kibazo ku cyumwe nzakunyura. Ari abantu bambajije nta ndirimbo ya Sacyura n'imwe nzi. C'est vrai? Okay. Nabona ko akunda ushobora gushyira indirimbo. Ushobora gukuramo indirimbo. Tareba lyrics. Ikajyamo mukaba niyo utazi kuririmba ukagendana nayo. Ntabyo nzi. Impamvu nuko n'iwanjye mu rugo nta ndirimbo n'imwe mfite ya Sacyura. Ariko marbo mfite na ya gospel. Because this is real music. Ngo real music. Urabona mu gospel ririmba playback. Kandi ikintu nanga mu buzima bwanjye nanga playback. Ndabizi. So rero hari wa gospel warabona nimba playback. Ntibishoboka. Yakoze igitaramo. Ntibishoboka. That's real music. Iyo music rero niyo nge nkunda. Ni nayo mpamvu hari nakuriyemo. Hari amakuru nagiye nkundura yazi nawe yabamo. Nkumva yuko ariyo nsubije ku kibazo cyawe rero inama nanjye nkubwira ngo urukundo. Gira urukundo abo muri hamwe ejo nawe muzabukuru bazarukwiture. Abufasha kugerana nabo buri hamwe nabo. Icyo ni kimwe. Icya kabiri no gukora nkaho ejo uzaba utagifite akazi. Kore cyane ku buryo ugira icyo saving. Cyane nsubire ku bahanzi bacu cyane urubyiruko rurimo rukora muri creative industry bakora umuziki niba umuziki ko mbamo cyane. Yego. Fame ntabwo igumaho. Nta muntu wagize fame ngo arinda asaza agenda yunamye gifite fame. Hari abantu batatu bahuje ibintu. Ikintu bita umuririmbyi, umuhanzi yaba gospel sekira. Reka tuvuge babiri, umuririmbyi n'umukinnyi wa football. Abo bantu ko ari babiri. Ni ikintu kidashobora guhoraho uko urwego rwose ariko nk'umuririmbyi usigara niyo no ashobora kuba mu football y'imyaka 50 ukina ashobora gutoza amakipe nanga se batoza mu kibuga harimo abakinnyi ikipe bifite abakinnyi nka 50 muri icyo gihugu n'amakipe atari ikipe nawe nzi kuba muri football n'umushito wawe bayengana ubu ikipe ifite abakinnyi 50. No, nkwaye urugero. Okay. Nkwaye urugero, baba ari 30 n'abanga bari 12 bajya. Ufata nyine ntago ari ibintu byagaruka mu muziki. Oya, sinanabimenye ko simbibamo, ariko ndakubwira aho abantu bajya bibeshya ko mu footballer bamugeranya n'umuhanzi. Ariko kankwe nk'urugero for example. Buriya Migi ntangana na King James. Yego, katubifate gutyo baranga bakora muri quartier. Ndikatuvuga mu myaka ko bangana. Aho Migi yaziye naho na King James yaziye. Yego. Ariko right now King James aracyakora iki? Aracyakora umuziki. Ariko Migi nta myaka 5 ari mu kibuga. Yabaye n'umutoza ndibaza. Urubwo ari muri career. Ndabona wa wundi wari kuri top, yabaye top Migi. Ariko abandi bakinanaga nawe twarabibagiwe, tuzi n'ibintu bakora. Barashaje yego. Nabakubwira kuko icyo gihe Migi muri aperi narayifanaga. Nabagiye mfana aperi. Akaje barabona umufanara. Ubufana aperi ngambwira abakinnyi babiri uzi muri aperi. Ntabwo uri umufana umukunzi w'amakipe yose. Oya. Harizo nta. Ngiye nkunda aperi tu. Ukunda aperi? Nabyo namateka urumva? So rero iyo y'umuhanzi washobora no kumana n'imyaka na 70 agikora kariyeri. Ndagwa nk'urugero. Makanyaga budose sereka irebwe Mara Yohana cyane. Ene yava mu masambana twari gukiranuka. Azambe shesha kangu wese. Mazambara kuzare. Yego na muntu n'umusaza nanjye ndakuze ariko wabona totari ryose. Nyine niko bahanzi babaho. Urumva nabo bantu abagikora umuziki kandi agahembwa. Akabona amafaranga. Niho bitandukanye na footballer. Wenda nkabo biburayi n'ahandi baba baragiye ku spotlight nk'abahanzi bagumaho. Ariko tugereranyije n'abacu ntitukabigeranya ko umuhanzi ava mu kibuga hakiri kare. Ingufu niba zana ngufu bakoresha mbona bavamo. Hari igihe njye mbwira mushuti wanjye ndumva nejo tuzatura muri Gens Comedy Haruna. Nkumva abantu ngo yashaje
hari mu kibonye barimo kubikora ati burya rero babandeba ko so rero kuri inama nabagira no gukora bagasevinga ejo bucyana yandi ntawamenya you never know ijwi ryagira ikibazo mbifuriza ashobora ku yewe n'imyaka nayo rego burigera harabigera y'amajoro turara bikanga ibyo nabwira abahanzi bacu rero ariko nanone bagakora batibagiwe na gakondo yacu amen barimo barakora urakora umuziki ukibagirwa yuko uri umunyarwanda ufite indangagaciro iyo burya wabyibagiwe niyo mpamvu yambura n'undi ugiye kuri YouTube ukavuga ibintu nka biriya ibyo rero babanza babimenye nabyo ubwabo ko byica na kariyeri bari byo ngibyo navuga. Urakoze cyane tugarutse mu gisate cya gospel muri rusange ubundi playlist yawe iyo uri mu rugo nabaye bahanzi ushobora kumva baba gospel yego ntumbwire ngo bose kuko ufite abantu ukunda batanu tuvuge batanu ntabwo nabo nkunda genda harara haraba bari inshuti zanjye imiziki yabo ikangoma ko nayumva kubera ko ari inshuti yawe kubera ko ari inshuti yanjye nkambonye byanze bikunze umuziki mwiza mba ngomba kuyumva kuko nyumva nyene nayumva mbere y'abandi cyane kubera ko he's my friend ariko bura hari abahanzi nkunda soya itari nziza nkumva ntabwo nayiva ugakomeza ukayumva payiga kuryohera nkayumva hari umuntu witwa Prosper Nkomezi Prosper Nkomezi none na character ye n'ukuntu ameze humble wese Mana za mumugore mwiza umeze nkawe ubundi bwe iyo mubona ubona ari ubutumwa rwose mbere yuko abuvuga abanza kubabwa bwo ntibabaye babiri hakaba hari umukobwa shaho witwa Gabi Kamanzi nakwiye bihano kabisa ari wa muhungu ujye uvuga ngo azamwicaze nawe bishaza abicu ugitugora ikigana akavuga ati cara wige so kubera ko niwe mbona ari umuntu muziki we ari usaba cyane nubwo abantu nicara nkumva hakaba hari umudamu witwa Judith Babiryo w'Ibugande Yesu bela nange ngo kabisa nuko nawe yabivuyemo nabonye nawe yarigiye ngo kuba muri Canada uzi cyase nkaho yawuretse akeje ubundi namubonye yaje kuririmba kwa Pastor Bugembe bararazwa amaze ku yari umudepite nyango rabizi yego ndabizi agiye manda irangiye nyango hari nibwo yabivuyemo nawe rukora umuziki so hakaba hari undi mwana nako n'umudamu witwa Recho n'umuhanzi ajya bekinga Israel mbonye yego ndamubona Recho papa we ni n'umupasiteri mu byara wa David wahingana na kwa Dan burya so ubwo bose abanyarwanda harimo n'umunyamahanga hakaba harimo undi muntu witwa Don Moon abantu b'abahanzi banjye ubundi ushobora kuba ngo mafite indirimbo zabo uko byagenda kose narazidownloadinze cyangwa nzifite iyo ndi mu rugo aho rero bikaza gutandukana n'uwa muhungu wanjye tubana uriya boss wanjye biratandukanye totari akunda witwa ngo Patient Bizimana ubona uyu muntu ashobora kwicara kumva so ariko akaba n'amakorari njye mafite yanjye yitwa Kingdom hamwe na Ambassadors bose ariko ngo yigeze kuba umudivere ngo busigaye ari ndacyari ku kizungu ndahinduye tuvuye ku bahanzi abapasiteri iyo uri mu rugo ndabizi ko wumva ijambo ry'Imana nigeze kubibona cyane amarangamutima kandi ashaka amarangamutima ntabwo ari amarangamutima ntabwo ari ibanga rwose ngiye nkunda umuntu witwa Dr. Masengo uriya mupasiteri kwanza yaranize mwari mwahura ngo muganire nagiye kumushaka kuri sangira ikawa ntayo turasangira yaragiye kucakiye kumushaka ndamusuhuza mubwira iki cyari kinzanye ko nariza kumusora sanze cyo kwinjira mu modoka mubwira ko nari uburyo mwemera ndamukunda ukuntu yigisha afitemo n'ubwenge bwinshi cyane ariko hakaba umupasiteri wanjye we rwose nzamuga nyuma yitwa Mutware Rutayisire those are my pastors na Daniel Ruhinda mu bajene bari hanga hari undi nabonye cyo bundi kandi zanagirongera rero ndashima Imana ego uriya ndashaka kumbana mu ngabo mu Birigi ngo yabiburaye twasenga next time I'm coming this December ndajya kumushaka uriya mugabo uramushaka ari umunyamakuru
ni umuhanga pe wabonye ukuntu yigisha abantu bose ukuntu barameze turi muri anashima Imana. Amen. So he's good. So naba hari n'abandi mbona ariko abantu basha gufata umwanya wanjye kumva umutima wanjye urabakiriye mbashyira amarangamutima nabo ngabo biragoye ugiye guhura na Rutayisire ngo muceho cyangwa namubonye ari ahantu yaba yigisha ndategereza kugira ngo asohoke musuhuze. Wow. Manager reka tugushimire. Murakoze cyane. Wakoze cyane turagushimira. N'ubutaha ni muntu mpera nzagaruka. Uzagaruka rwose ni iwawe kandi urabizi ko tugiye tugaruka tuvuga kuri industry kubera ko tuzanyara muri politike ko sinzi nta politike twavuze industry muri rusange tuvuga ubuzima bwa gikristo kuko twaje gusanga ko umuntu ashobora muzatumira abayisilamu se tuzabatumira kuko nabo ariko turi kubaza cyane ku rukundo kandi urukundo ni ikintu twasanze ari ryo huriro ry'ibintu byose kuko n'Imana ni urukundo kuko rwose iyo umuntu amaze kumenya iyo umuntu amaze kwakira agakiza cyane ikintu kimwuzura ni urukundo rw'Imana rurakuzura umuntu wese ukamubona nk'uko wibona kuko baravuga ngo urukundo ntirubona ikibi ku wundi. So rero turagushimiye Imana